mu by'ukuri kweditinga cyangwa se icyo twakwita gutunganya video mu kinyarwanda ntago ari ibintu biziterura ngo bikwisangira aho ngaho wicaye, ahubwo wowe ugomba kubihiga mvuga rero ni gute, ni ukubyiga. Nawe byashoboka ko uyu munsi waba nta kintu na kimwe uzi ku bijyanye no kweditinga cyangwa gutunganya video, ariko mu minsi mike ukaba umaze kuba professional editor bitewe nuko wabikoze bifitemo umuhate n'umurava, kandi ikintu nkwizize cyo ntago wabikorana umuhate n'umurava ngo ubure kubimenya, ahubwo wowe icyo usabwa muri iki gihe utarabimenya ni ukwicara ukareba uko abandi babikoze. Rero muri video tugiye kurebera hamwe nk'umuntu uri gutangira kweditinga w'umutangizi materials yakenera kuba yamenya z'ingenzi muri application z'editing, kandi tunarebera hamwe ese ni gute wazikoresha. Mbese muri make ibyo twakwita nka materials za application z'editing, muri zo hakaba harimo nka audio, canvas, filter, pip n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye turi burebera hamwe muri iyi video. Jya mugiye kubana muri iyi video nita Fabien, ngo ikaze kuri Fabien 1K. Nimba ubwa mbere ugeze kuri iyi channel kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo n'izindi video z'ubutani zizagucike, kandi nimba wakunze video yacu ukore like, igitekerezo ufite muri comment ntikiburemo. Ikintu cya mbere urakora urabanza downloading application yitwa InShoot. Noneho rero nkuko nari mbikubwiye tugiye kurebera hamwe materials wakenera uri gutangira kwiga kwediting. Kugira ngo uzigereho uraza ukande kuri InShoot yawe, nurangiza ukande kuri akantu ka setting kari hano hejuru mu nguni gutya, akangaka gutya. Numara kugakandaho uhita umanuka hasi urebe ahangaha gutya handitse akantu k'akabazo, noneho uzuhakandeho handitse akantu k'akabazo. Numara kugakandaho urahita uza ukande hano handitse function, ahangaha gutya function cyangwa se uko nguko byanditse nyine. Noneho uzuha kandi numara kuhakanda urahita ubona ibikoresho byinshi iyo uri kweditinga uba ukeneye. Izi rero ni tools wakenera uri kweditinga, harimo canvas, background music, sound effect, record, sticker, text, pp, effect, filter, transition, animation, chroma key, voice effect na mask. Izi rero ni tools wakenera uri kweditinga muri InShoot, ariko ibyinshi cyane InShoot bihuje na CapCut kuko ibyinshi muri ibi ngibi biba no muri CapCut. Ibi rero ukaba ari ibikoresho cyangwa se materials wakenera uri kwiga kweditinga cyangwa se uri gutangira ukabanza ukaza kwiga ibi ukareba n'icyo bimara muri video editing. Uraza hano ufate video yawe ushaka kuba wakeditinga cyangwa se washutinze ariko ushaka kuba wakeditinga, uzuyifata kandi kugaterebye ahangaha bari munsi haba agaterebye. Noneho uze ukande hano handitse InShoot, ahangaha gutya nyine kano kawutama kubanza ukavaneho. Noneho numara kukavanaho gutya utamaka ya video yawe nimara kuvaho urabona ko dusigaranya ka video. Canvas ni akantu kaba kameze gutya kanditseho canvas, kano kaba karahatangira akangaka gutya niko bita canvas. Rero ikintu kamara ko uraza ukagakandaho, urabona ko ni nkanda kuri TikTok video yanjye irahita iba nini muri screen, ariko ni nkanda kuri 16:9 nyine 16:9 niyo video ya YouTube bundi. Noneho nze nkandi kuri 16:9 nyine ikomeze ibe kwa kundi. Kano kanditse audio, iyo video uri kweditinga aho washyiriramo indirimbo waba ufite muri telefone yawe. Noneho ukaza ugakanda hano kuri aka kantu kanditse ngo music. Noneho iyo umaze kugakandaho uhita uza hano ugahita ukanda kuri my music ahangaha gutya kugira ngo ubone indirimbo zawe, hanyuma ukakanda. Noneho ugahita ubona record zawe cyangwa se indirimbo zawe ushaka gushyiramo hano. Urabona ko nshatse nashyiramo iyi ngiyi gutya nkakanda hano kuri use, cyangwa se kandi kantu wenda ufite nka video muri telefone yawe ariko ushaka kuyikuramo amajwi ari ugiye gushyira muri iyo video yawe, utuzuka kana hano handitse ngo extract audio, ahangaha handitse extract audio. Noneho from video nyine, noneho ukazwakanda ugafata ya video ushaka ko amajwi yayo ari buvemo akaza muri video yawe uri gukora hano. Wenda ngenda shaka ko amajwi ari buve muri iyi ngiyi, nkaza nkemeza gutya. Noneho urabona ko amajwi niyo ajemo ntago agiyemo ya video dushyizemo. Noneho reka tujye kuri sticker. Sticker nayo uraza ukayikandaho gutya nyine akakantu ka sticker kari ahangaha gutya, uyikandaho ugiye gushyiraho ifoto cyangwa kandi kantu kaga sticker wakenera. Wenda reka tuvuge ati ngiye gushyiraho ifoto, uraza ukanda hano kuri sticker nyine n'ubundi nk'ibisanzwe. Ushaka washyiramo ako gukanda subscribe, ushaka washyiramo ako gukanda like. Urabona ko ubu sticker bwinshi babugiye burimo. Iyo usanze budafunguye nka hano uhita ukanda kuri get, hanyuma ukajya kuzana izo sticker nyine ukazifungura. Iyo ugiye gushyiramo ifoto ukanda hano kuri akantu kameze nk'agafoto nyine ka picture kari ahangaha gutya akangaka. Noneho umaze kugakandaho gutya ubu ugiye gushyiramo ifoto. Urabona ko amafoto nashyizemo yose yaje ahangaha. Noneho rero nawe nuyishyiramo irahita iza ahangaha munsi, ntabwo uzajya uyikoresha, ugombye kujya muri file yawe kongera kuyishyiramo. Noneho ngendaza nkanda hano kuko guteranya. Iyo ushaka kuyishyiraho ukuyeho background ukanda kuri aka kantu, ndavuga nyine kuyishyiraho background wayikuyeho nyine background ya removinzwe nyine. Kandi ibi byose ndagira nkubwire ko InShoot bikorera ku buntu. Noneho wenda nkaza nkashyiraho aka gafoto kanjye.
ya urabona ko agafoto kanjye ningashyiraho karaba kagiyemo gutya nyine cyangwa se nkayishyira ku ruhande nkayishyira ahantu nshaka, ya urabona ko ifoto yaba yagiyemo. Ya okay, noneho nk'abantu bashaka gushyiraho amarogo yabo nyine ku mpande cyangwa se hejuru ya video, ya nuko nguko wabigenza ukaza ugakanda. Noneho iyo ushaka ko biri burangirane na video, iyo ntuza iyo sticker cyangwa se iyo foto ushyizeho iri burangirane na video, uraza ugakanda kuri aka kantu kanditse kari ahangaha gutya akangaka. Noneho wamara kugakandaho bagahita baguhereza ngo video end, clip end, noneho ugahita ukanda kuri video end aka kambere akangaka kanditse ngo video end. Urabona ko ihita igenda igakomeza ikagera aho video yawe irangirira. Niyo ushaka ko wenda kagira nkangaha ugashaka ko gatangira video, urabona ko ahantu gatangira ntaga hari, ugashaka ko kari butangire video uhita ugakanda kuri aka kantu nanone ugahita ukanda ngo video beginning. Noneho urabona ko bahita bitangirana na video. Reka turebe text ni ukuvuga ngo uraza ugakanda kuri text ugiye kongeramo amagambo muri video yawe nyine, ukaza ukongeramo amagambo ugakanda none kuri text, hanyuma wenda tukaba twavuga ati reka twandikemo nka gutya amagambo yawe. Urabona ko yamaze kuba yakiyandika muri video, urabona ko ahanahitaza nahangaha gutya. Ubundi uba ugiye kuyahitiramo animation yayo cyangwa se ukuntu ari buze yikina, baguhereka style z'amagambo yawe ukuntu ari bujye aza muri video yawe yigira nyine. Ya urabona ko amagambo yacu ari kuza ayikina muri screen. Rero ukaba washyira nkangaha cyangwa se ukayashyira ahantu ushaka, cyangwa se ukajya ubikora nka kuriya umuntu ari kuvuga amagambo yandika ukaza ukayandikamo nyine gutya. Noneho tukaza kuri effect ni AI effect cyangwa se ukakanda kuri filter ukaba washyiramo effect. Wenda reka tuvuge video yacu turashaka kugira nk'umukara gutya ikaba yijimye nyine tu. Urabona nk'uko ahangaha bimeze, iyo ushyizemo AI effect aka kantu karagenda kakishushanya ku muntu akajya agenda kamuriho nyine. Reka turebe ko kamwishushanyaho. Ya urabona ko karagarukira ahangaha ariko ushaka wagashyira kuri video end. Noneho urabona ko nitugashyiraho urabona ko nyine umuntu karaba kagiye kumufataho, ariko nyine kubera video itagaragara neza karagenda kamufata kamuhushura. Rero tugera kuri aka ka pipi. Ubundi aka ka pipi ni nkako kitwa overlay. Akangaka ka pipi nako ukanda ugiye guteranyaho indi video cyangwa se ugiye kongeraho indi video muri iyo ngiyo yari iri kwikina, ariko ugahita ushyiramo indi video. Reka ngukwereke. Ukazugakanda kuri pipi, warangiza ukaza ugahitamo video ushaka kuba washyiramo gutya. Ya noneho wenda ugahita uzugakanda kuri aka kantu akangaka nyine kugira ngo yuzure muri screen, yuzure nyine muri video, ukazugakandaho. Noneho wenda reka dutangire dukine urebe. Urabona ko yari video, noneho mpise nongeramo n'indi. Ya urabona ko mpise nongeramo n'indi bigakunda. Ya noneho aka kantu ka pipi niko kamaro kako. Noneho reka tujye kuri aka kantu kanditseho ngo precut. Akangaka nyine nako ukandaho ugiye kugabanya video yawe cyangwa se yatangiriye ahantu udashaka ukaba ugiye kuba wahavanaho aho hantu. Wenda ukaza kugakanda kuri aka kantu nyine ka precut. Noneho ugahita uza ahantu itangirira nshaka ahangaha, nshakamo aka gace kahangaha gutya, nshakamo aka gace ko mu hagati kahangaha gutya. Uraza ugahita ufata kuri runo ruhande kuri no nguni gutya. Iyo ushaka kuvana hano uzana gutya, ushaka nyine kuyikatinga, ushaka gusiga agace ko mu hagati nk'aka ngaka gutya. Ya noneho ukaza ugakanda no kuri aka kantu nyine kaba kari ahangaha gutya. Noneho maze kugakandaho gutya uhita uzana ka kantu kawe ukakageza ahantu ushaka ko video yawe iragera. Noneho ukayikina ukareba ukuntu ireshya, nyine ukuntu irabireshya. Ya noneho nge akangaka niko nshaka gutya. Noneho nkaza nkemeza. Urabona ko video yacu yahise iba ngufiya. Urabona ko ahantu yahise iba ngufiya nyine ahangaha gutya. Nimba wabirebaga ihise iba ngufiya. Akantu ka split nako uza kugakanda iyo ushaka gucamo video cyangwa se ugiye gushyiramo transition nyine nka kumwe uba uri gukora video ariko nyine ukabona hasanyuramo akantu, noneho agahita hazamo bimeze nka gutya nyine. Transition ni nka kumwe ujye ubona video nyine wenda yari iri kukina gutya ugabona hasanyuramo akantu, tuvuge wenda urashaka gukatinga ahangaha ukaza ukagakandaho gutya. Wenda ahangaha niho nshaka gushyira transition. Noneho nkaza nkagakandaho gutya, nkaba hano. Noneho iyo maze kugakandaho hahita haza kandi kantu kahita kaza ahangaha gutya. Niko uhita urebaho hanyuma ukaza ukagakandaho. Noneho iyo ugakanzeho uhita uzugahitamo ese intuza zanjye ziri buze gute. Wenda niduhitamo ahangaha gutya, urabona ko amashusho yacu arahita atigita cyangwa se asa n'atigita.
niduhitamo akangaka kanditseho gutya uraza ugahitamo akantu ka mbere kuko iyo uhisemo aka kabiri biba bigusaba kwishyura. Urabona ko ukuntu video yacu iri butaranzisinge arahita hazamo akantu kameze nk'agapapuro. Ya none wenda dukande kuri free space urebe. Urabona ko dukanze kuri free space video yacu ni gutya iraba imeze. Ya rero izi materials zindi nawe tutavuze nawe wajya ugenda ukarebamo akantu nyine wakiga ukagenda ukabaza ya app nakubwiye twa ChatGPT ukayibaza tese aka kamara iki hanyuma ikagusobanurira akantu tutavuze muri iyi video, kandi wowe wumva ugashaka uzabaze ChatGPT izabikubwira byose. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iyi video, duhure muri video ikurikira. Nizere ko subscribe warangije kandi nizere ko wafunguye inzogera kugira ngo n'izindi video z'ubutaha zageze kugeraho zihuta. Ciao ciao, ndabakunda cyane, duhurire mu yindi video.